Yes, twongeye kubakira twe mwese abadukurikira kuri Importance Leadership. Dukomeje no gushimira abakomeje gukora subscribe, abakomeje gukora comments ndetse na share. Dukomeje kubashimira cyane ndetse dusaba n'abandi batarakora subscribe ko bakomeza gukora subscribe kugira ngo bakomeze bakurikire ibiganiro byacu. Rero twifuje kuganira ku bijanye n'imirimo ikorerwa mu rusengero, mu nzu y'Imana. Tukaba twahisemo kuganira uyu munsi ku kijanye n'icya cumi. Tukaba dufite rero umutumirwa wacu, reka tumusabe kugira ngo atwibwire, kugira ngo tuze gukurikizaho n'ibindi. Muraho neza nshuti bavandimwe. Turabasuje aho muri hose muri kureba iki kiganiro. Ku mazina nitwa Alex Muhire Muyoboke. Murakoze cyane. Yes, Alex Muyoboke, waba ukora umurimo ki mu nzu y'Imana? Mu nzu y'Imana imirimo aba ari myinshi. Kurya inzu ni nk'inzu ya data, ni mu rugo. Kurya ufite ishaka ry'umurimo w'Imana, imirimo aba ari myinshi yo gukora, si mikeya, aba ari myinshi cyane, ubona myinshi yo gukora. So rero ikintu icyo ari cyo cyose umuntu aba yumva yogisimbukiramo, yogikora kubw'ishaka ry'umurimo w'Imana kugira ngo ibintu bigende neza. Ariko hari icyo itorero ryamboneyeho, ryarebye ribona ko ndo kwizerwa mu ivugabutumwa, riranimika, rinsiga amavuta. Ubu ngubu nkora nk'umuvugabutumwa w'itorero ryitwa Overcomers Church of God, ariko kandi kwamagariwe kuvuga ubutumwa ku isi hose. Murakoze cyane. Yes, bibaye byiza ko tugiye kuganira n'umuvugabutumwa ndetse wabisigiwe amavuta. Urumva turaza kuganira birambuye kuko umuvugabutumwa ni umuntu cyane cyane ukora imirimo yo kuzana intama mu rusengero, kubwiriza abantu batarakizwa. Ndakeka abavugabutumwa ni abasohoka hanze babwiriza abantu batarakizwa. Niko bimeze. Yego, nifuje ko tuganira ku bijanye n'icya cumi, aho icya cumi kitavugaho rumwe n'abantu benshi, ndetse n'izi nyigisho zaje ubu ngubu z'ubuntu. Abo bantu ntibavuga kimwe n'abandi ku cya cumi. Rero nashaka kugira ngo tuganire kuri iki cya cumi. Ese icya cumi ni iki? Icya cumi umukristo agomba kugitanga? Icyo ni ikibazo kigoye cyane, kuko ntitubona mbese nko mu isezerano rishya kirimo nk'icya cumi, ariko tukabona mu isezerano twita ko ari irya kera, ariko kandi si iry'amategeko gusa, kuko iryo twita ko ari isezerano rya kera ririmo ibintu byose, ririmo ubuntu bw'Imana, ririmo gukiranuka kw'Imana, birimo kwizera. So tubona yuko kuva kuri Adamu kugeza kuri Mose, abantu nta tegeko ryari rihari ribwira abantu ko bagomba gutanga icya cumi. Ariko tubona umugaragu w'Imana Abraham mu itangiriro ibice 14 umurongo wa 20 atanga icya cumi, agiha Melikisedeki, umwami w'amahoro, umwami w'i Salemu. ngo ntiyagiranye na ganasi, bahuye ngo amuhango icya cumi cy'ibintu byose. Tubona Yakobo umwuzukuru we, titubona Isaka atanga icya cumi, ariko tukabona umwuzukuru we yibwirije gutanga icya cumi. Abantu Imana si yo babwirije, ariko barebye gusa kubera uwo bahuye, kubera ishurirwa bagize, kuko Abrahamu hano yari ahuye n'umwami Yesu, yumva yotanga icya cumi. Na Yakobo yari ahuye n'umwami Yesu igihe yahungaga mwene se Esawu wendaga kumwica,
noneho ageze i Beteli araryama kuko bwari bwije, ngo noneho ngo icyo gihe agira inzozi, aravuga ngo ni ukuri hano hari Imana, ni mu nzu y'Imana, ahangaha nzongera mpagaruke, ibyo Uwiteka azampa byose nzahagaruka ahangaha, nzatanga icyacumi, nzagiha Imana mu bintu byose. Abo ni abantu bagiye bahishurirwa. Rero gutanga ni uguhishurirwa, ntabwo rigomba kuba itegeko, rigomba kuva mu guhishurirwa, kuko uwo ni we sekuruza w'amahanga. Turi kuyoborwa no kwizera, ntituyoborwa n'amategeko n'ibyo amategeko atubwira. Amategeko yabibwiraga bariya, ariko twebwe tugomba kwishuriwe, ugomba kuba umunyabuntu, tugomba kuba utanga, kuko Imana nayo yaratanze, natwe tugomba kuba dutanga. Wenda bikwiranye n'ibibazo wenda tuze kubaza, reka tuba tugarukiye aha ngaha. Turaza wenda kureba n'ibyanditswe icyo bitubwira mu isezerano rishya hejuru yo gutanga. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Rero nk'uko natangiye mbikubwira, izi nyigisho z'ubuntu babivuga ko icyacumi cyari itegeko cyo mu isezerano rya kera, ariko Yesu amaze kuza ntabwo yigeze avuga ku cyacumi, ndetse n'intumwa ntabwo zigeze zivuga ku cyacumi. Ese icyacumi kiriho cyangwa se icyacumi ntacyo ntigikwiye? Sinzi ko ufite Bibiliya aho ngaho, cyangwa se dukoreshe izo dufite. So turebye muri Matayo ibice 23 umurongo 23, tubona ibyo umwami Yesu yavuze. Tubarebe muri Matayo 23:23. Yesu aravuze ngo, mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishami, kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi na anisi na kumino, mukirengagiza amagambo akomeye yo mu mategeko, ariyo kutabera n'imbabazi no kwizera. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, na bya bindi ntimubireke. So ibyo biratubwira iki? No muri nani yarabivuze nawe, Luka, urebye Luka 11:42 nawe yabivuzeho. Reka naho tuharebe Luka 11:42. Byose ni ikintu kimwe, ariko tubanze tuvuge kano kantu tugakure mu nzira. Ariko muzabona ishano abafarisayo, kuko mutanga kimwe mu icumi cy'isogi. Wenda muratubara mu Kinyarwanda amagambo amwe ntitayasoma uko bigize, indimi zabaye nyinshi. Na nyiragasongereza n'imboga zose, mukirengagiza gukiranuka no gukunda Imana. Ibyo mwari mukwiriye kubikora, nabyo na bya bindi ntimubireke. So ni ukuvuga ngo ibyacumi mutanga, Yesu ntiyigeze abigira ikibazo, ntiyigeze abuza abantu gutanga. Ahubwo mbese ni ko kuvuga, urebe wa mugore wazanye ngo ifaranga, utudenariyo 2, n'ababandi ngo batanze ibibasagutse. Yesu ngo arareba, aravuga ngo uno yatanze byinshi, kuko atavuze bino simbishaka mu nzu ya data, mu bitware, mu bisubirane. Ntiyavuze ko bidakenewe, ntiyavuze ko gutanga kudakenewe, ahubwo ni uko yari atanze. Kristo aramwishimiye, ni ukuvuga ngo nitwo yari afite yadutanze. Ni ukuvuga ngo Imana yishimira gutanga, Imana yishimira mu gutanga. Salomo yatanze bya bitambo bitavuye mu itegeko, nta tegeko yari yahawe, ariko ngo aratamba ibitambo, aratanga. Imana igira gute? Iramunezerwa, iravuga ngo nsaba. Ni gute twoba basaba twebwe tudatanga? Icyerekana imbaraga zo gukomera no gutanga, so guhabwa. Imbaraga zo gukomera si ibyo ufite, imbaraga zo gukomera ni ibyo ushobora gutanga.
n'icyo ushobora gutanga kubw'umwami kubw'urukundo. si bibuze ibyo ngibyo binerekana urukundo, yewe wotanga kubera byinshi ufite, ariko nyamara uyu mugore icyari kimuzanye n'icyo, kandi bigakora ku mutima w'Imana. nuko yari abikoze abikunze, nuko yari abikoze yumva afite azanye amashimwe, yumva yufata icyo yari afite cyose akagitanga. ariko aba ngaba ntibyabasagutse ko baratanga kuko amategeko abivuga, ariko ntibaba batanga bivuye mu rukundo, bivuye mu mutima. kuko uno mugore si aya mafaranga, wenda bari ab'idini bari kuvuga ngo yanti tuyakeneye kuko ni dukeya, zana ibihagije. ariko Yesu arabishimira imbere y'abantu bisuzuguritse. kubera iki? mu mutima, izirangiza mu mutima. rero si uko igwanya ko dutanga, yavuze ngo na bya bindi mutabiretse, icyacumi mutakiretse, ibyo mutanga, ibyo mwahora mutanga mutabiretse. sitavuze ngo abishizeho itegeko, si cyane ari no kureba, ari kureba kwizera no gukunda Imana muri bo akabibona, akavuga rero ibi byose mushire imbere, si byo kwizera, si byo gukunda Imana. so mukunda Imana, mugire kwizera, n'ibi nabyo mutabiretse. ntabwo Imana yatubuza kureka gutanga. rero abantu bashobora kubuza abandi gutanga, abo ngabo sinzi, ni ukuvuga ngo bababuza umuntu gukora icyo ntibikenewe koko, aho bija kuko ntibikenewe, turebesheje amaso y'umwuka n'umubiri, ntibikenewe aho hantu. rero mbona nta mpamvu yo kurwanya gutanga bikwiranye na Yesu wacu utarabigwanije, ahubwo akavuga nabyo mutabiretse. ariko nyamara hari iby'ibanze, mubanze mwizere, mubanze mugire kwizera. murakoze cyane. Yes, urakoze cyane kuri ibyo bisobanuro. Icacumi ntabwo gitangwa gute? uba ugomba gutanga kimwe mu cacumi, cyangwa se ushobora kurenzaho, cyangwa se wotanga na bike kuri ibyo ngibyo, bitewe wenda hari igihe ushobora kubona amafaranga, tuvuge hari umuntu ukohereje, wenda reka tuvuge amafaranga ya hano muri Kenya akaguha 1,000, wenda tuvuge kimwe mu cacumi ni 100, wenda cya 1,000 ufite kugikoresha, wenda mbese ni make ku mafaranga ugomba gukoresha. ese ni lazima utange rya 100 cyangwa utanga na 50 uba utanze icacumi? uravuze ngo ufite 1,000, yego, noneho akagira ugusaba ifaranga, siko rugero ruta. sorry, uri gucekera. nari mvuze ngo wenda hari umuntu uguhaye 1,000 cyangwa se ufite 1,000 cyawe baguhembye icya 1,000, ugomba gutanga 100 rya rimwe mu 10, cyangwa se ubona atanga 50 nta kibazo, bitewe n'umutima wawe kubwiye. kurya abantu tugomba kwiga gutanga, kandi tugomba kwigishwa gutanga. na Pawulo yigishije gutanga, yabwiye abantu gutanga. wenda ashaka kubinyuza mu yindi nzira, avuga ati wenda turebye ingero nyinshi yagiye atanga turaza kuhagera, bikwiranye n'uko ibibazo bigenda biza bimeze. ariko urebye nk'icyo kibazo ubajije, icyo ngicyo ubwikoze nk'itegeko, turishireho abantu bera b'Imana, abantu bagendera mu kwizera. niyo mpamvu wenda Imana itatanze amategeko mu gihe cya Aburahamu, kuko yari umugabo ugendera mu kwizera. wenda niyo mpamvu Imana itatanze amategeko mu gihe cya Isaka, kuko yari umugabo ugendera mu kwizera. wenda niyo mpamvu Imana itatanze amategeko mu gihe cya Yakobo, kuko yari afite kwizera. igiye gukura abana mbese muri Egiputa, yabakurishijeho ubuntu, nuko bagomba kwizera. ariko bageze mu nzira tubona ko basabye amategeko, tubona ko Imana yabahaye, mbese ni nko kubereka intege nke zabo, kugira ngo ibereke ko murakiranirwa. mbajanye i Kanani, si uko mukiranuka kurusha abari, murakiranirwa ndetse mwonabarusha, muzakora n'ibyangwa biruta ibyo ari amahanga ndi kwirukana imbere yanyu yakoze. ariko byari isezerano rya Aburahamu, si uko bano bantu bari bakiranuka.
rwari urubyaro rwa Aburahamu ariko hari mu mubiri. So rero wareba aba bantu bahawe amategeko kuko imitima yabo yari yinangiye, kuko imitima yabo yari ikomeye, ni isezerano ryavutse. Ni ukwandika ko igihe biri zivuga ngo Hagari n'umwana we, ngo senda Hagari n'umwana wiwe. Iryo ni isezerano rya kera, ayo ni amategeko. Haze ki ubuntu, haze Sara, haze Yerusalemu, have Kanani, nako Sinayi, umusozi Sinayi niwo amategeko yatangiwe. Uwo akagereranwa na Hagari utaragumye mu rugo. Ni ukuvuga ngo Imana ntishaka ko tuguma muri iri sezerano. Twese byaratunaniye. Kristo nicyo cyatumye abaho, avuka kugira ngo agire gute, kubaho ko ndavuga mu mubiri wenda yari ariho mbere, kugira ngo ayasohoze tubone ko duhabwa gukiranuka kw'Imana tutaguheshejwe n'ibyo twakoze. Rero sinovuga ngo dutange ngo hari icyo turi gusohoza, dutanga kubera urukundo, kubera Imana yadukunze, tukavuga ngo reka ntange. Kandi uko gutanga kurimo ingero nyinshi turaza kuzireba. Abantu mbese tugomba gushoramo izo faranga, turaza kureba ibyiciro bibiri uno munsi, aho ifaranga wenda urashaka kuvuga ntange mpe bande, nibyo abantu nyine baza bibaza. Turareba uno munsi ibyiciro bibiri twoshiraho ubwo butunzi bwacu kandi tuzomara tukagarurirwa. Rero ikibazo warubajije sori gutwara umwanya ntarasa ku ntego. So rero umuntu aguhaye 1000, mbese wofata 100 akaba ari ryo utanga cyangwa se wonatanga na 50? Ni uvuga ngo utanga ku mutima ukuyoboye, uko umutima ugutegetse. Ku giti cyanje ntuvise ko ngomba kuzingeza 10, wenda aho niho shoboye kavuga wenda Imana nishoboza nzogenda nzamuka, ariko sindi umuntu wo kugenda asubira inyuma. Hari umwe naretse kugitanga, navuga ngo reka ntange ayo numvise, ayo nshaka. Sanga ndi gutanga udufaranga dukeya, na twa tundi dukeya mbona ko ntagomba kudutanga. Uko umuntu akomeza kumva yogundira ibintu akavuga sinotanga ibingana gutya, kandi abo se baba babwiriza kudatanga 10 ko baratanga ibirenzeho. Ni umutima w'Imana baba bivugisha n'urukundo rw'Imana, cyangwa ni urukundo rw'Imana ruri kubabwira ngo bareke gutanga, cyangwa batange bike? Yo babwiraga abantu gutanga byinshi, aho byari kumvikana. Aho ngabo baba bavuye mu isezerano ritahura urukundo Imana yabakunze, rutahura ibikenewe gukorwa, bitahura ubukene buri muri bene data, butahura. Turaza kubivugaho aho bigomba kuja, ariko mu by'ukuri aho niho nafate ndavuga ngo nzotanga 10. Najya amataxes ni ukuvuga ngo badukata. Urabona nimba uhembwe 1000 bakagukata 200, ni ukuvuga ngo usigaranye 800 niyo abari guhembe. Numva yuko notanga nyine na yandi banka sinkayatangira 10 kandi tayafite atarayanje. So kubera icyo ni ikintu ku giti cyanje niyemeje kugeza 10. Kubera iki? Kuko iyo wumvise ndatanga ayo nshaka uzagera igihe binakunanira. Kubera iki? Nayo ushaka nyine uzumva kubera ko uno munsi ntotanga ugahora ugena, kandi uko kugena sibizanyuramo umwuka. Iyo waba utekereza ifaranga ndatanga, Imana ntiyoze ngo tanga, ngo korage uzozigisha inama ngo Mana ngo none ntanga ngahe. Numara gutanga yo wari gutanga uzongere wibwire bigenze gute, kandi nongera yanyakoresha iki, kuko yose saa yacu. Ariko kumva ngo muri utungutu mfite nayaye nguhereza yose nayaye, ayo yo kubwira yose woyatanga. Ariko kandi ugomba kwishiraho standard, ukavuga ngo nzibona aya ngaya nzozi intanga, naya ngaya nzozi nkuraho, aya mvuge ngo sayanje, n'ayandi nayo dufite kwigenga muri yo. Ariko nuko numvise njewe ngomba kubikora. Noneho ntange nk'agahamya gatoya sorry kuri icyo kintu, kuko bino bintu tugomba kuyoborwa n'umwuka. Ntabwo ari ibintu abantu, nukuri nubwo umuntu wikubwiriza atanga 10 kizakunanira kuko utaracumva. Umuntu nakubwiriza gutanga ni ibintu bikoye, ni ibintu bikomeye. So ndibuka naragitangaga 10, noneho inza kubireka. Noneho ndibuka hari ibintu byabaye ngo kakavurura mbese nk'ikintu kiduhangayikishije mu muryango. Ndibuka na mukuru wanje tuja kuri banki, ndibaza ibyo tugiyemo ndabibura, niki kitujanye hano kuri banki, ariko mbona nta kintu tunakuyeyo.
noneho umutima yahagaze, noneho numva ijwi riravuga ngo nuko utagitanga icya cumi, nuko utagitanga, kuko naratangaga ngeraho nzozi nzana ka $20, kandi usanga hari abantu baza yoba ahembwa ibihumbi bibiri, ibihumbi bitatu, ariko akaba yozana ni $1, uwundi 5, uwundi 10, uko nuko ngo yatanze 20 ngo yatanze, 100 ngo yatanze. uwo ni umuvumo, kandi icyo ni ikibazo gikomeye cyane. So niba uzitegeka ukavuga ngo nzoza numva, ni ukuri Satani uba umuhaye umuryango wo kuvuga ngo ngwino untegeke ibyo ntanga. Ni ukuri icyo gihe navuye ku cya 10 nari narihaye gutanga, kubera izi nyigisho nyine zigenda zisasa zigera hose, numva naje kubera iki nje gukomeza kugitanga, ngeraho nzonzana 20 nayirananira. Niko uko guhangayika kwaje, numva iryo jwi, nuko waretse izo wakoraga, nuko ngo uzakoraga ku mutima w'Imana, byanezezaga Imana. Hari igihe yigeze kumbwira ngo ugire ubuntu kuko nawe wagiriwe ubuntu, kuko ndi umunyabuntu ngo nawe ube umunyabuntu. So noneho turaza kuvugaho ibyo bintu bisha, noneho ndataha ndihana. Kuva ubwo ngubwo n'ikinzi banze imbere ni uguhembwa, kabanza gakuraho icyo cya 10 niyemeje murisha. None se gufasha abandi usigara ubafashisha kuyasigaye, none ayo ngayo nayajanye turacabivugaho. So rero kuva icyo gihe nahisemo gutanga icya 10. Kuva ubwo ngubwo guhangayika ntakurasa, kuva ubwo ngubwo novuga ngo sindagira ikibazo, no buri faranga nogeraho ngera mu izero cyangwa se singira icyo mfite, ariko guhangayika kuri kure n'umutima wanje. Kubera iki? Ibi bintu birakora, titwoba gusa basenga gusenga gusa udatanga, ugagira amasengesho menshi utagira gutanga kwinshi, gutanga ukavuga, mbese gutanga ukagira aho uvuga ko ntanze menshi, aho ngaho uba ufite ikigero cyiza. Murakoze cyane. Uko niko numva ni ukuri twihe standard y'uko uzoza utanga, ntukaza ugenda wihitiramo uko ugomba gutanga. Bizogera aho ngaho n'urwo $1 uzuruzana, bizogera aho ngaho uzutanga 5 kandi wahembwa ibihumbi. Ni ukuri nuvuga ngo ayo ngaho ubwo yasubizayo, ukabanza ugatekereza. Ya niyo ngomba gutanga. Ikibazo cyakubaza. Yego. Nose kudatanga sinzi nimba grand frère bizo kyoza, ariko reka nose kudatanga ni icyaha. Kudatanga si icyaha, nyine ikibazo kubajije icyo kintu, nimba kudatanga ari icyaha, kuki byo bari umuvumo? Bese umuntu udatanze kuko atari icyaha, kuki umuntu udatanga byo mubera umuvumo? Kuko gutanga ngo guhesha umugisha, ubona umugisha kandi wiyongereye. So ni ngo rero udatanga kandi uduha umugisha ninde? Ni Umwami Yesu Kristo. Niwe wavuze ngo ukuboko gutanga ni ngo niko gufite umugisha kuruta uhabwa nta mugisha kurya afite. Iyo uhaye umuntu akagusabira umugisha, Imana ntiyumuha, irawumuha kubera iki? Yatanze. Iyo urebye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 10, uhereye aho ngaho hari inkuru ya Koroneli ngo yagiraga ubuntu n'abo mu nzu yiwe, ngo bagasenga ubudasiba, ngo maze bizamuka kuba urwibutso imbere y'Imana. So uri gutanga utari gutanga uba uri kubaka iki? Mbese ni uri kurunda kugira bibi byawe gusa? Ubwo nibwo butunzi? Ahubwo ubutunzi ni n'ubw'ibyo dutanga imbere y'Imana. Imbere yacu twumva rwose kugira ifaranga muri konti, kuba ufite ifaranga, kutekereza wowe, kuzirikana wowe ukumva wabaye umugabo, cyangwa se ukagera ku bintu bihambaye, ufite ifaranga nyinshi, wowe niwe mugabo, wowe niwe tubona wahiriwe, wowe niwe tubona. Ariko kurya umuntu utanga ni umunyamugisha kandi ni umuntu ukomeye. Kandi ibyo ngibyo Yesu yaravuze ngo aho ubutunzi bwawe buri niho n'umutima wawe uzaba. Kurya ubutunzi niho umutima w'umuntu uzuba. Nimba ubutunzi gusa uza wumva ni muri banki, niho n'umutima wawe, niho uhora uhanze, nicyo bihungabanya gusa akagira akaba. Ni ukuri umutima urashobora kubura n'umwuka.
kubera iki niho aho ushorera ubutunzi, niho n'umutima wawe uza ukomeza kuba. Ariko niwiga gutanga, kugira ubuntu, ni ukuvuga ngo nibwo amaso aza afungukira, aza yaguka, Imana nayo ikagukoresha, ikagukoreramo gukemura n'ubukene bw'abandi. Rero sinovuga ngo hagomba kuba abantu badatanga, kuko Imana nayo yaratanze. Tube abanyabuntu kuko duse na data, kuko data yaratanze kandi ikomeje kuduha, niyo mpamvu tuyisaba. Ariko kandi hari uri gusaba ibyo ufite wowe, kubera ko yagira abantu, kubera ko Imana yamwishimiye, kubera ko Tapita yazuwe ngo yadoderaga, yagira imirimo myiza. Imana yadusaba imirimo myiza. Gutanga ni bimwe mu mirimo myiza, biri no mu mbuto z'umwuka wera. Murakoze. Ndetse n'impano z'umwuka. Follow up question niba nta kibazo. Nta kibazo. Subire mbaze, nimba ko ibyo ndabyizeye naje ko gutanga bizana umugisha. So gutanga harimo kwinshi, mbona abantu batanga mu buryo bwinshi. Tubona abakire cyane cyane b'abazungu, nk'abantu batuye mu bihugu bya Amerika n'ahandi. Tubona abakire batanga pe mu buryo bunini, akamatanga nka miliyoni nka 5 mu mujyi, bakubaka ibintu nyine bifasha abantu. None se kuki cya 10 aricyo kuki ngomba gutanga, ngatanga icya 10? Kuki hariho itandukaniro? Mbese ndi umuntu ufasha abantu gusa ngenda ngafasha abantu, kuki ari ngombwa ko ntanga na cya 10? Nimba ndatanze icyo cya 10 ndacyabagwa muri ba bantu badatanga, nubwo natanga miliyoni zanje cyangwa se natanga andi mafaranga afasha abantu handi hanze. Kuki bigomba kuba ari mu rusengero ngomba gutanga icya 10? Yego, urakoze cyane. Aho niho bidufunguriye umuryango wo kuja muri bya bintu bibiri ndababwiye, aho amafaranga agomba kuja. Hariho n'ibindi, ariko ndabona ibi biri priority kurusha novuga ngo ibindi. Kandi ibi turisangamo twese, nabo bafasha barisangamo no kuzo bafasha. So reka turebe icya mbere, tuvuge ko ari abantu batugabuririza umwuka wera, nako iby'umwuka. Abo ngabo tugomba kuba hari icyo tubahereza. Reka iyo mwari mufite Bibiliya mukaza musomera, ariko reka ntacyo usome. Kanze wenda usome Bibiliya mfite aha. Yego. Reba mu Bakorinto, urwandiko rwa mbere, ibice 9 umurongo wa 6. Bakorinto ibice 9 umurongo wa 6 kugeza ku wa 15. Wenda twihanganire dusome, ni harehare ariko tuhasome kugira ngo ibice 9 umurongo wa 6. Bakorinto urwandiko rwa mbere. haravuga ngo cyangwa njyewe na Barinaba nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka kwikorera. Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarye imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Dukomeze. Mbese ari kuvuga abantu, ni ukuvuga ngo uruzabibu ntarubonemo ikintu. Noneho ngaha jewe kuko na Barinaba turibuka nibo Imana yahamagaye mu bice 13 byakozwe n'intumwa, barahamagawe. So ni ukuvuga ngo hagati yanje na Barinaba twebwe dukora, nitwe tutagomba kuruhuka kwikorera, kuko ni ukuvuga ngo bari abantu bikorera. Aho noneho reka dukomeze, reka nkomerezeho kugira nzozi umurongo uvuge kamwe kugira tutaza gusubiramo kandi dusoma. So none arangije n'umurongo wa 7 bavuga uruzabibu ntarujyeho kandi ari we warubuze, karavuga ibyo babiba mu mitima y'abantu. Cyangwa se ninde uragira isho ntarikame? Bari baragiye ubwoko bw'Imana kubera iki batora?
turumva ibyo ashaka kuvuga. Okay. mbese ibyo mbivuze nk'umuntu gusa, cyangwa amategeko nayo ntavuga cyo? Karasubira noneho mu mategeko y'Imana yatanze, kujya amategeko arera, amategeko ntiyakuweho, amategeko Imana ni ukuri nta kintu keretse biri mu muco w'abantu, keretse biri mu bantu, keretse ari ibintu bitagihari byari mu isezerano rya kera, ariko itegeko Imana ntiyopfa kuvuga n'amategeko niba yarabitegetse. Pawulo niko kuvuga okay, byavuye ku Mana bivuga gutya, kubera iki twebwe muri ubu buryo natwe tutobikora? Nimba yarabivuze kugira ngo imirimo ikorwe mu isezerano rya kera, kubera iki tubivuga kugira ngo imirimo ikorwe mu isezerano rishanaho? nayo ntabivuga ku murongo wa 9, byanditswe mu mategeko ya Mose ngo tugahambire. Mwumva iryo jambo, wenda wari kurisoma mu isezerano rya kera ukibaza ati muraza kunyanganira, ndaza kugira kuri ibyo kuri aho hantu hose mwabajije. Byanditswe ngo mu mategeko ya Mose ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora ingano. Mbese inka nizo Imana yitaho gusa, cyangwa se yabivuze ku bwacu? Si ugushidikanya, byanditswe ku bwacu. Ni ukuvuga ngo Imana yavuze kuri ba Pawulo, Imana yavuze kuri ba Petero, yavuze kuri ba Apolo, yavuze kuri ba Barinaba, yavuze kuri ba Mariko, yavuze kuri ba Yohana, ba Filipo n'abandi n'abandi. Ibi ni ukuvuga ngo mu isezerano rya kera izi ko bano bantu bakwiriye bino. Ibivuga mu mugani ivuga ngo timuga umunwa w'inka ntugafungwe, irimo irahonyora ntukawuhambire, irimo irahonyora ingano. Kumbe kiravuga kino gihe aravuga ngo si ugushidikanya, byanditswe ku bwacu, kuko umuhinzi akwiriye guhinga afite ibyiringiro, kandi umuhuzi akwiriye guhura yiringira kuzahabwaho. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka, ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Aba tubibamo iby'umwuka, ese ntibikwiriye ko tubabibamo iby'umubiri? Aho niho abantu bafite, sindarangiza gusoma, intege nkeya zo kureba. Mbese uzi ureba nimba mpaye ntanze mu itorero, urabona ko umuvugabutumwa azaza kubwiriza bavuga ngo tumusapotinge, ngo takora mfata ifaranga zanje muhereze. Ukumaze kumva wafashijwe, yari icyo yakugaburiye, ufite umushumba uhora ugusengera, uhora mu itorero, utegura uzabwiriza, akategura inyigisho, ariko bavuga gutanga kikaba ikibazo. Amaze kuguha ubutumwa bwiza, murebe aho twabereye abarozi. Ubwo ni ko uburozi ni ukuri, ntaho dutandukane n'uburozi, ni Satani udukoreramo. Uzi umuntu akugaburira iby'umwuka, afashe umwanya nawe uje gutegera, akubibye mu iby'umwuka, nawe ukananirwa kumubiba mu iby'umubiri. Hagera wowe kubiba ukavuga kuko benshi banze n'imihamagaro y'Imana. Icyo ngicyo tugomba kukihana. Ni ukuvuga ngo uko batubiba mu iby'umwuka tubabirimo iby'umubiri bibatunga, niko yavuze. Ni ukuvuga ngo tugomba gutunga iki? Imibiri yabo, kuko nabo batunze imyuka yacu. Ngo abandi ko bafite, mwumve ijambo yakoresheje. Ni ukuri bino nidushaka twitonde ku bibazo, ariko n'inyigisho novuga ibyanditswe biri hano byonyine, keretse umwanya uze kutubana mukeya, ibyanditswe twosoma hano zo kwama bisubiza. Mwumve ngene yavuze hano ngo abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe, nkanswe twebwe ni ikibazo abajije. Ni ukuvuga ngo bandi bafite ubutware kuri bo, karavuga. Ni ukuvuga ngo urabona ko dutanga amatagisi. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gihe cya Pawulo bari bafite uburyo bwo kubakata, nk'uko bazadukata amafaranga azaja kukugeraho bayakase, utazi ngo ninde wayagukase, turabizi ni leta, ariko bayakata mbere y'igi, kandi utagushobora kubaza imbere uvuge ngo ni naka, ni itegeko riri mu gihugu. Ariko kiriya gihe bazaga ni ukuvuga ngo bakakuzaho, tanga umusoro. Muri buki gihe cya Yesu babaje bati mwabagabo
tuba tubabona ko muza mugenda mu rusengero wenda muza mutanga umusoro. Noneho abigishwa ati turagira gute? Yesu yaravuze ngo no, ntabwo yavuze oya. Yaravuze ngo genda ngo mu nyanja, ifi urarikuramo ifaranga uzitange, dutange umusoro. Kurabona umwami Yesu ni ukuvuga ngo dufite abadutwaza igitugu, abana ngo b'abami. Yesu yaravuze ati batanga, ariko twebwe ni ukuvuga ngo turatanga tubaha, kandi ngo bakabikoresha ubutware. Noneho arabaza rero, kandi tuba tuyatanga. Ninde utazi utanga amatagisi? Ninde utazi utanga amatagisi? Imisoro ninde utazi uyitanga? Ntabwo ni muri gihugu cyose, keretse wenda kijya gihugu kitaramenya uburyo bw'abantu kidateye imbere, ariko kiriya gihe barazaga umuntu wese tanga kandi ukabitanga. Noneho arabaza ngo ese ngo ariko ntitura ngo abandi ko bafite ngo ubwo butware kuri mwe kanswe twebwe. Ni ukuvuga ngo twebwe turabaruta ariko ntidukoresha. Aravuga ngo ariko ntituragakoresha ubwo butware, ngo ahubwo niyo mpamvu basuzugura iby'Imana. Kubera iki nta butware tuba dukoresha? Uko se umenye ko mu itorero udatanze wabona igihano, ariko se banakiguhaye wowe wigira imana zo kwigendera hanze, kuko bamwe ntiba bumva ko bagomba no kuba mu rusengero. Ariko igihugu, kuko nka muri izi leta zunze ubumwe bwa Amerika, ni ukuvuga ngo ntagitanze ni ikibazo, keretse nshaka kukivamo. Ariko sinzavuga ngo sinshaka gutanga umusoro ndakivuyemo igihugu cyanyu, keretse ntakibonamo inyungu. Rero nawe wumva usohoka mu rusengero nuko utabibonamo inyungu, icyagusohoyemo nuko nta nyungu wabonyemo. Rero kubera iki tubasuzugura? Kubera iki bavuga dutange, bamwe bakagira gutya, abandi bagafunga ibiganza byabo? Ni ukuri si ubutunzi baba bihamagarira, baba bihamagarira ubukene. Kuragira ngo uzaba umutunzi kugira gutya, wogira byinshi ariko ntubure umutunzi imbere y'Imana. Ngo ibi ngibi Koroneli ibyo yatangaga n'inzu ngo byazamutse ku bw'ibyo, mu gihe abandi banki ziri kuzamuka n'amazu n'ibiki n'ibiki, ariko ubuntu ngo bwazamutse bugera ku Mana. Ngo mu isaha ya 9 marayika araza kwa Koroneli. Koroneli ngo agira ubwoba, ngo aravuga ngo ntutinye, ubuntu ugirira abantu. Ndetse n'iki nabyo turaza kubisoma n'ibikunda kubera umwanya, cyangwa se tuzabigira undi munsi. Ngo ubuntu ugirira abantu n'amasengesho umusenga ya buri munsi zazamutse kubwibutsa imbere y'Imana. Ibyo si ibintu uzashimwamo n'abantu, ni Imana yonyine. Ntituragakoresha ubwo butware, ngo ahubwo twihanganira byose kugira ngo tutababera inkomyi, tutabera inkomyi ubutumwa bwiza bwa Kristo. Nicyo twirinda gusa, tukigira intama, tukemera kuba intama. Tuba twemera kuba intama. Izo ntama, uzareba intama tacu kitozinjiramo n'umusega, kandi zitanga n'imbaraga, ariko zuzi tinyuka. Kubera ko itotinyuka imbere y'intare. Hano hanze dufite intare, tubatinya, ariko kuko abakozi b'Imana ari intama turabakandagira. Ariko natwe tuba dufite ubwo butware, ariko ngo tukwemere kugira gute, kubatwaza icyo gitugu, kugira ngo ubutumwa bwiza tutabubera inkomyi. Ni kubera ubutumwa bwiza gusa tubigirira. Ariko ibo nubwo ay'igihugu nukivuga nawe ugisohokemo nta kibazo, ariko ubutumwa bwiza niko kuburinda, ati kibi kitavugwa ku butumwa bwiza. Bene da, reka nsome nsoze kugira ngo tugere no ku bindi. Navuze ndababwira ikindi abandi tugomba no guhereza, tugomba gufasha. Kandi bino nari kubivuga ntarinze nsoma. Paulo yakomeje kuvuga avuga ngo timuzi yuko ngo abakora imirimo yo mu rusengero batungwa n'iby'urusengero. Abakora imirimo y'urusengero bagomba gutungwa nayo, ariko kuko tutabahemba, niyo mpamvu badakora imirimo yabo bahamagariwe neza. Bene data, ngo kandi abakora imirimo y'igicaniro bakagabana iby'igicaniro. None se ni abapasiteri hehe? Ni abapasiteri mu mago yacu, ni abapasiteri mu kazi,
cyangwa n'abapasiteri mu rusengero tuza guteraniramo. So aho ngaho bagomba ngo gutungwa n'ibyo bene data, kubera akazi bakora bakagombye kuba batunzwe n'ibyo bakora, bahamagarirwa gukora. uwo ni Paul wabyivugira. Twavuze ngo tiyabwirije gutanga, tiyabwirije kuki, si we tuba dufatiraho ngo ubuntu no kudatanga n'ibiki. Karavuga wenyine abo ku gicaniro bagomba gutungwa n'iki. Hari abahamagawe, hari intumwa, hari abahanuzi, hari abavuga ubutumwa bwiza, hari abashumba, ni ukuri ntibakagombye kugira icyo bakena, bakagombye kuduha iby'umwuka tubaha iby'umubiri kugira ngo bakomeje. Petero yaravuze wenyine ngo umurimo wacu ni ugusenga no kubwiriza ubutumwa bwiza, si uwo kuja muri kampani kugira nimuzoza muza tuzaba tubona icyo tubahereza, kuko twasenze, twasomye ijambo, ahasigaye tubagaburire iby'umwuka. Umurongo wa 14 dusigaje n'ibiri. N'umwami wacu niko yategetse ko mwumve, akoresheje inde? Ntabwo akoresheje Mose, si itegeko akoresheje, aravuga ngo n'umwami wacu, n'umwami wacu, uwo tugomba gufatiraho urugero. Aravuga ngo n'umwami wacu niko yategetse. Ni ukuvuga ngo bino yabitegetse ryari? Hari ibintu Pawulo yari azi bitananditswe, hari ibintu byose ntibyanditswe bene data. Pawulo arashobora gukoresha iri jambo ukabishaka aho yabivuze, ariko umwami yarabitegetse icyo gihe. Ngo n'umwami wacu niko yategetse ko abavuga ubutumwa bwiza batungwa n'ubutumwa, maze ngo tuwutange. Bamwe basigaye bavuga ngo bariya ngo ni ukuja kuyarya. Hari umutumwe twaratuganira, umupasiteri twari twasenganye, aravuga ngo muza mutanga ngo tujye 10. None uwo muntu aravuga ngo nimba ari uko nguko muza mukijya, ngo sinzongera kugitanga. Ni ukuri arareka. None n'ubu nyine Satani yari amufungura umuryango. Uzi ko byagenze nyuma n'ibyo guterana byarashize. Cya gitaramo yabaye akikizaho, yari amasengesho yo kuwa 5, yabaye akiyazaho, ntibzayekeraho. Ayo kuwa 6 reka da, none nayo ku cyumweru yararetse. Iyo wumva ufata decision kubera ikinyatange, nibayajya nibashaka ibayajya, sayo kujya nyine yo yitwara tugize Imana, bakava no ku mirimo tukabona ibahagije kugira ngo baza basenga bagabura gusa ijambo, ari we murimo wabo. Mbega nge nabyonezeza Imana. Uri kuduha icy'umwuka, naje nkavuga ndagushakira icy'umubiri, muvuye mu kazi naje ndaguha, ariko tubike ifaranga kuri banki. Niba tuze gusa twumva ubutumwa ziririya, aribo bashaka ko urusengero rwishugwa, aribo bashaka ko bibeshaho, babeshaho imiryango yabo, bakugaburiza umwuka. Ngo ariko njeweho ntacyo muri ibyo nakurikije. Ni ukuvuga ngo nubwo umwami Yesu yabitegetse, ariko sinabikurikije. Ni ukuvuga ngo nari kugenda mbibabwira. Rero n'abashumba tubireke, aho kuvuga tubere inkomyi ubutumwa bwiza n'umuntu wese. Si uko tutokabyigishije, si uko tutokabitegetse, ariko kubw'ubutumwa bwiza. Ubwo tubona abantu binanga imitima badashobora kubyumva, nituvuga bumve B, nubwira uvuge gutanga bumve ko ari amafaranga washaka gushira muri saving. Iyo wabumva umutwaro w'ubutumwa bwiza, bakumva umutwaro wanyu mwebwe intama bahawe kuragira, bakumva bakeneye gusenga cyane, bakeneye gusoma ijambo cyane no kuvuga ubutumwa cyane, ariko ntibafite ubwo buryo, imirimo ntibemereye. Paul avuga ngo je sinabikurikije. Umwami yarabitegetse ariko sinabikurikije. Turabizi ko yabohaga ngo ihemba, yakoraga imirimo. Kubera iki? Kandi yakagombye kuba atunzwe n'ubutumwa bwiza n'abantu bamuhereza, kandi ntibaretse kumuhereza, nawe ntiyaretse gukora kugira ngo atazagira uwo asaba. Ejo bavuge ngo azaze iwacu ari amafaranga akeneye, cyangwa se aza ari umukene nta kintu afite, aje agenda biringiye aho aryama n'icarya, no akaza ameze neza. Tugomba natwe kubikora abavuga butumwa, kugeza igihe Imana wenda yonyine izagira icyo ikorera, igakora ku mitima y'abantu. Naho tubona ko batarabyumva, ni ukubareka nyine. Tubona ko imitima yinangiye iri bubere inkomyi, mbese ibyo tuvuga biri bubere inkomyi ubutumwa bwiza, ni ukureka nyine. Ibyo tukaza
tubirenga tukabwiriza Kristo bakuzuzwa nuko kugeza igihe wenda bazagera muri uru rugero rwo kuzumva ko bosapotinga umurimo w'Imana, bosapotinga abo mu nzu y'Imana, bosapotinga abashumba, bosapotinga ababagaburira iby'umwuka. Rero Pawulo sindakabikoresha kandi sinandika ibyo kugira ngo mubinkorere. Rero twebwe dushakisha ngo babidukorere tukabivugira kugira ngo babidukorere, no. Pawulo nawe karabahugura gusa mubimenye igihe bizabazamwo muzabikore, ariko sinambyandika kugira ngo mubikore. Sinzanaza kubabaza cyangwa mbarebe ko mutampaye kandi ari niteze ko ibya mbere byiza ahubwo nuko napfa ibyambera byiza ahubwo nuko napfa kuruta ko umuntu yahindura ubusa uko kwirata kwanje. akuvuga ubutumwa bwiza nirata uhinduka ubusa nopfa ahubwo. Rero niyo mpamvu nirinda ibi byose bishobora gutuma abantu bagira gute bavuga ubutumwa neza nabi, bavuga ubutumwa nabi, hari icyo nari nshaka kubabwira ariko bakacumva ukundi. Reka gusa nzibwiriza Kristo ubuntu bw'Imana nuko, ariko twebwe twigiye hejuru twakagombye kuba ibyo gutanga bitatubera ikibazo, tureba ahubwo uko tugomba kurushizaho gutanga, ni bande tugomba guhereza. Rero abantu niko twakagombye kwibaza. Ba kabiri, sinzi nimba umwanya ubinyemereye tuvuge kubera ikibazo ofisi yari yabajije, kugira ngo niki wenda yavuze ngo abanyamerika batanga baheza, se ni bande bantu ba kabiri? Sinzi nimba umwanya utwemereye, kandi nimba utatwemereye twoza bivuga ikindi gihe. dukomeze dusobanurira abadukurikiye kugira ngo abantu barusheho abantu ba kabiri. Rero reka dusome mu Bakorinto urwandiko rwa kabiri ibice 12. Abakorinto urwandiko rwa kabiri ibice 8 umurongo wa 12 ni 20 gusa, 20 kugeza na 5. Nimba mwahageze twosoma, kadusome 12 kugeza kuri 15 ni 30, sorry. Kandi ikindi Bibiliya iravuga ngo umuntu atange uko yumva, naho turaza kwasoma turi gusoza kugira ngo nabyo abantu badashobora kwibaza ngo ese nahe dutegekerwa, twumve n'ikibiri tubwira tugomba gutanga. Ngo kuko iyo umuntu yemeye gutanga akurikije ibyo afite, ibyo birahagije. Ntawe ukwiriye gutanga ibyo adafite. Simvugiye icyo kugira ngo abandi borohezwe namwe ngo murushwe, ahubwo ni ukugira ngo munganye, ngo ibisagutse muri iki gihe bihabwe abandi mu bukene bwabo, kandi ngo ibisaguka ba bandi nabyo muzabihabwe mu bukene bwanyu munganye. Kuko byanditswe ngo uwatoraguye byinshi ntacyo yatubukiwe, kandi n'uwatoraguye bike ntacyo yatubiwe. Ubwo aho yari avuze wenda arangije niki cagihe hamanu, nuko ngo wafashe manu nyinshi n'uwafashe nkeya bose barahaze. Hari umwe bazafata nyinshi bwacu bakavuga turayisangaho, bagasanga nta manu yapfuye. kubera iki? Umwami yari yavuze uzana ibyo ushobora kurya ugahaga, nimara ibindi ubireke ejo uzasanga ibindi. So ni ukuvuga ngo kenshi turashobora kurunda, urundira ejo, warangiza ugasanga bibaye igihombo, kuko ntuzi umunsi n'igihe. Ko wa wundi wavuze ngo niki nakora ngo umutima wanje unezerwe, Yesu atanga umugani aravuga ngo nuko ngomba gutera ngasarura ibintu byinshi, narangiza nkabwira umutima wanje ngo umutima wanje yijyamire ibone, mbese bwira amahoro. Noneho Yesu ngo Imana ngo nijoro iraza iramubwira ngo wa mupfapfa we,
ese uzi ko uri bwakwe ubugingo bwawe iri joro? Ni ukuvuga ngo tuzirinde ikintu cyo kugundira. Rero ahangaha ni ukuvuga ngo umuntu atange, niko azavuga uko afite. Gutanga uko umuntu afite tivuze ngo umuntu atange mutange bingana, no, ufite byinshi atange byinshi, ufite bikeya atange bike, uko niko kunganya. Hano nimba ari idolari icumi bashizeho, umukene karatanga 10 n'umukire karatanga 10, no, mugomba gutanga bingana. Reka tuvuge nimba ufite nishi utanga 100 n'undi ari gutanga 10, kugira ngo bibone ko bigera no kuri bari badafite. So abo ni abantu bagomba gukenurirwa. Niyo mpamvu kino gihugu kiza kibikora neza, kubera iki kibigenza bite? Ni ukuvuga ngo haba icyo bita iyi misoro nyine tugenda dutanga, bagenda uko ufite menshi niko baguca menshi. Ni ukuvuga mwese mugasanga babaciye angana, nyamara ukora duke bagukase duke, ukora menshi koronagena. Iyi ni principe y'ubwami bw'Imana bakoresheje. Tibareba ngo abantu bose bagomba gutangaya, no, kandi uko bose ko baratanga ngana. Nimba umwe bamukasa 1000 n'undi 100, uko babakasangana. Kubera iki? Uriya yabonye 10,000, uyu yabonye 1000. So umwe mukora 100 n'undi ariya, ni ukuvuga ngo arangana, bakabona uko baha abakene. Reba kino gihugu abahomuresi barajya, ubukene bw'abantu. Umuntu akaza avuye muri Afurika atarabona akazi, ariko ntabura inzu yavuye hehe? Ni ukugira ngo n'abantu bari hano kugira ngo bagire gute, bagire icyo baronka nabo. Niko n'ubwami bw'Imana. Kino gihugu nkuko ntawe ushobora ngo yakenye, ngo yabuze icarya, ngo yagize gute, ni ukuvuga ngo niko twese abari hejuru tugomba kugenda dutanga. Niko kwakagiriranye mu matorero n'ahandi hose, kugira ngo abantu bagire gute. Nimba isi bikora gutyo, no mu itorero ni uko nguko twakabikoze, kugira ngo twese tugire gute, tugatanga akazagera no kuri bajya bo munsi, agafasha abakene, agafasha abapfakazi. Kuko tubibona mu isezerano risha bakira umwuka wera, intumwa nizo biberamo gukenura abafite ubukene. Yakobo yabivuzeho, aravuga ni gute uzana umwenda mwiza, ngo amaze wa wundi wazanye umwenda mubi ukazumubisa mukamwicaza inyuma. Ese ko nguko uwo ni mwene so koko? Uko uvuga ngo uje kuramya Imana, uri gutambuka ku muntu wambaye icitse, wowe mugatambuka imbere bakabicaza mu ntebe z'icyubahiro, mukagenda mubakandaga, ni nk'aho mubabona ko badahari. Ese uko nguko ni Imana, ni umuvandimwe mugenzi wawe, urya murangana. Ni nani wabivuze? Yo baravuga ngo yaremye umukene nanje ntiyaratunze. Ni ukuvuga ngo turi bamwe, twese twaremwe, twavuye mu nda, twese turangana tuvuka, ntawe uruta undi, ntawe ugomba gusuzugura undi. Ahubwo icyo tugomba gukora ni uko ugomba kureba mwene data afite umwenda umwe, ukumva wogira gute. Niko tureba no mu rusengero, turebe aha hose niyakenewe, niyakenye, ni ukuvuga ngo ni itorero, ngo idini nyakuri mu Baheburayo ngo nirifashe imfubyi n'abapfakazi. Ni ukuvuga ngo rero twese hamwe, iyo tuvuga idini tituba tuvuga, cyangwa se itorero tituba tuvuga pasiteri ngo niwe ugomba kuyafata akagira. Ni ukuvuga ngo itorero hamwe rigomba kuba rikenura ubu bukene bwa bene data bari mu itorero. Dufite abapfakazi, dufite b'imfubyi, dufite batishoboye, apana barya banga gukora. Pawulo yaravuze ngo udakora ntakajye. Uwo nguwo bagomba kwimwa. Umuntu afite imbaraga, ameze neza, agahitamo kudakora ngo bamugaburire. No, uwo nguwo muri mwebwe ntakaza agaburirwa, kuko afite izo mbaraga. Ariko umuntu udafite uburyo, ubushobozi, uwo nguwo agomba kwitabwaho n'itorero 100%. Sinzi muri ibyo ngibyo ko hari ikindi kibazo. Nari mvuze ngo nangahe tugomba gutanga. Twavuze ko uko umuntu mbese uko afite. Hari n'irindi jambo Pawulo yanditse avuga ngo uko tugomba gutanga, mu Bakorinto ba 2:7-9 ni hagufi, nimara mbasubiza umwanya. Kandi tukomeje kubashimira. 9 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9. Haravuga gute? Katuhasome nimara dusohoze, niba hari ibindi bibazo. So haravuga ngo umuntu, wenda tuza kongera gusubira kandi muri Bibiliya cyane, mu bindi nimba ari byo tuganira. Umuntu wese atange kuko abigambiriye,
mu mutima we. Murumvise umuntu kuko abigambiriye mu mutima we ariko atanga, ni ukuvuga ngo ugomba kugambirira mu mutima wawe. Abo ni ab'isezerano rishya, bari ab'isezerano rya kera Yesu yabavuze ko bari bafite imitima ikomeye, bari bagomba gushyirwaho amategeko kugira ngo bagire gute, bakore. Ntibari gukora nta tegeko. Ariko twebweho tugomba kuyoborwa n'umwuka. So umuntu atanga uko agambiriye umutima we. Uwo mutima se n'ujya wa kamere si wo wavugwa hano, ni umutima w'umwuka. Uko ugambiriye umwuka wawe atagira gute, atinuba. Ni bangahe baza binuba iyo bavuze gutanga? Ni ukuri reka mbabwire mbakurire iki kintu yuko umuntu winuba agiye gutanga, cyangwa se igihe bavuze ngo dutange ukabona umuntu ukarinuba, ese baba bagusabye gutanga si bya murenge? Ntibaba bagusabye ngo utange bya murenge? Kubera iki winuba? Kubera ko utotanga avuye ayo wagambiriye, ukavuga ngo nagambiriye gutanga 10. Icyo ni igihe cyo kwitanga, nagambiriye gutanga 10. Okay, iryo ngiryo rero ni ikintu kigomba kubanguka mu mutima wawe, ukumva yo wotanga. Ariko iyo utangiye kwinuba, sinzi n'urodolari tuzarukura mu mufuka, bizagora wowe gutanga. Kwinuba nuko umutima wawe hatarimo gutanga, nuko utiteguye gutanga. Ariko uhora mbese uzi ko ugomba gutanga, ni ukuvuga ngo ugomba kuba ari cyo wagambiriye kera mu mutima wawe, nta kwinuba kuzamo. Ngo atinuba kandi adahatwa, ugomba kuba ari ibintu wabonye wahishuriwe. Aburahamu ntiyahaswe, Yakobo ntiyahaswe, udahaswe. Kuko Imana ikunda utanga anezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubagira gute, kubasazaho ubuntu bwose kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose. Ni ukuvuga ngo uwatangiye gutanga, Imana izimuha ubuntu, izimushoboza kugira ngo azakomeze atange. Uwiyemeje gutanga ahora ahabwa ubuntu. Umuntu utanga ni ukuri ntazamenye iyo bizabiva, azahora atanga. Ariko umuntu udatanga azahora adatanga, kandi umuntu utanga azahora atanga. Kubera Bibiliya yavuze ngo izabaho ubuntu, kubera umutima wawe wahisemo, Imana izahora iguha ubuntu bwo kugira gute, bwo gukora iyo mirimo myiza. Imana izahora iguhakure, izahora igushoboza. Ariko umutima winubye, ni ukuvuga ngo kera wawangiye n'icyo Imana yagakoze, ahubwo wabajije basi Imana ushaka gukora iki? Kandi icyo ukubwiye cy'umutima ukamukomereza aho ngaho ukaza ugikora. Ngo murusheho gukora ibyiza mufite ibibahagije muri byose, kandi mufite ibibahagije. Imana tuzoyitangira. Hari umunsi umwe umutima wigeze kumbwira ngo ntange $500. Bari bavuze mu rusengero ngo twitange intebe. None numva umutima urambwiye ngo tanga $500. Nimba ari ay'ibyuma, nimba ari hari mu rusengero rwa mbere twari turimo, nimba atari intebe n'ibyuma, igihe twaza twimukira mu rusengero rwa kabiri, numva umutima ngo tanga $500. Sinagwanyije umutima, kandi si uko nari nafite, kandi muyo nari guhembwa sinabonaga ko noyabona, kubera ko mpora mbona amafaranga mpembwa agashirana n'izo nkemura. Ariko ndavuga $500 azava kuri ceki nyatange. Ariko ndemeranya n'uwo mutima, ndakubwira ko hari igitangaza Imana yakoze nyuma yaho. Ni ukuri. None umuntu ni iki yokena? Ndibuka ahandi nari nahize $100, noneho banongera umushahara. Noneho numva umutima urambwiye ngo ubwo bakongera umushahara, noneho utanga $500, wari wanditse 100. Ariko icyo gihe sinabikoze. Ariko kandi numvishije umutima, renza $500. Ndareba ndavuga ibyo ngibyo uzogorana. Kera ni $500 narayanditse, na ku 100 naryanditse, kandi ndi hafi kurihigura. Rero ibyo za $500, kurumva icyo kintu kiza kitugora. Ariko umutima uhora utubwira, uwo ni umutima umwuka w'Imana. Duhore tureba aho ngaho igihe cyose, nkumva kubera ko ntushaka arengeye. Apana ajya numva gusa nuyabona ku kanya. Uzi gutanga, reka nkubita aya ngasi nzayabura. Ariko ugomba gutekereza ukavuga iki nokora kibereye, gishitse, cyiza, kizima. Ntumva naje nzagenda ngashaka nkibaza aho kizaba.
mufite ngo ibihagije, Imana ntizadufasha kandi izadusanzaho ubuntu bwayo, tuzagira ibihagije, ntacu uzagena ngo waratanze. Aha ku murongo wa 9 wa mwisho, nk'uko uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Uwo ni Yesu Kristo, yaranyanyagije aha twebwe abakene, ngo wari umutunzi yihinduye umukene kugira ngo atuhindure abatunzi, yigize umukene, yisiga ubusa, yemera kwambara akamero k'umugaragu w'imbata, aca bugufi, tiyanga no gupfa. So yaratanze, yigira umukene, yihindura umukene kugira ngo twebwe dutunge. Uko twishimiye kuja mu ijuru n'ibiki, tusenga tukanezerwa, akagakiza katunejeje, uyu mwuka nibyo yatanze, ubuntu nibyo yatanze, izi mpano nizo yatanze, umwuka wera, amahoro, ibyishimo, urugo, ibi nibyo yatanze. Kubera iki yabanje kwihindura, natwe nuko tugira gute kugira ngo tugere muri ibyo byishimo? Ni ukuvuga ngo kugira ugere mu byishimo byuzuye ni uko utanga. Ni ukuvuga ngo iyo ubona, reka iri jambo ko ndumva ryimbitse ari revelation, ni ukuvuga ngo iyo ubona ko ibyo ufite ari bwo butunzi ufite, uba uri gutyo, uba ureba hafi. Yesu Kristo ni ukuvuga ngo iyo ari kureba ati umusaraba, reka ndeke kuwushaho ngumane ubu buzima bwanje, ariko ngo arareba, ngo areba imbere, abona kumva aba bantu bazambera ibyishimo ejo. Ni ukuvuga ngo nemere guteseka, nemere kubiba none, nemere kubabazwa none, ariko ejo bizanezeza. Ni ukuvuga ngo umunezero yawushakiye imbere. Mugiye twishakira twebwe umunezero hano, ukavuga ngo sintanga ibyo mfite kuko nimbitanga ndahungabana, ndagira, ariko ntumenye yuko gutanga ejo kuzakugarura umunezero n'ibyishimo, kuzakuzanira inyungu ndetse ziruta. Yesu yari wenyine ariko yemeye kwitanga. Reba abantu ibihumbi, abantu ibihumbi gusa, miliyari, inzovu bari kumupfukamira, bahinduye gukiranuka nawe. Rero ni kuko abantu botunga ku bwacu, abantu bubaho ku bwacu, ngo batwita abakene dutungishe benshi, niko birivuga. Nuko ni muri duke twacu dutungisha benshi, ariko ugasanga ufite menshi adatungishije na babiri, adatungishije n'umwe, ariko ugasanga wa wundi bita ko ari umukene abeshejeho benshi, afasha benshi, akenura ubukene bwa benshi. Murakoze cyane, n'Imana n'umugisha. Yes, urakoze bwana Alex, ugerageje gusobanura neza, ariko hari ikibazo mfite. Dusubiye inyuma ko wavuze ngo umuntu agomba gutanga ko umutima we umubwira, ariko se iyo twumva kimwe mu cya cumi, kimwe mu icumi ni ugutanga. Niba ubonye icumi ugomba gutanga rimwe, niba ubonye 100 ugomba gutanga 10. Ese wotanga uko umutima wawe ukubwiye ko bati wenda reka ntange 50 kandi wenda nagomba gutanga 100, urayafite, wabonye rya 100, ese uzareka gutanga rya 10 utange munsi y'10? Ubwo uzaba utanze kimwe mu icumi. Icya 10 si cyo twabwirijeho, kandi si cyo turi kubwiriza, ni ugutanga, kuko n'icya 10 nako ni ugutanga. Hari abumvise botanga icya 10 cy'ibyo bafite, ariko hari n'abumvise botanga ibyabo byose, kuko tubibona igihe cy'intumwa ngo ntawagiraga ibye, umuntu yafataga isambu ye akayigurisha. So ni byinshi mu gutanga, kuri mu ngero nyinshi. Abantu rero b'umwuka, abantu b'isezerano risha, bagomba kurangwa no gutanga, bagomba kurangwa ni ukuvuga ngo kuberaho abandi batwita abakene dutungishije benshi. So sinovuga ngo gushireho itegeko, kuko na Pawulo ntawe yashireho itegeko. Yaravuze ngo umuntu atange uko agambiriye mu mutima we, atinuba, adahatwa. So rero ubwiwe ngo uzoza utangaye, keretse ari umwami Yesu ubikubwiye ngo uze utanga aya ngaya, ariko nta muntu ugomba kubwira atanga aya ngaya. Nimba nawe wumva ati mu 100 ryanje ngomba gutanga mu 10, ni byiza cyane,
uba ugize neza kugira umutima wo gutanga. Imana ntiyovuga ngo ya tutange 10 utange 5, wenda izakubwira ngo utanga 20 mu ijana. Hari umugabo witwa Rick Warren yanditse igitabo cyitwa ubuzima bufite intego, wenda benshi barakizi. Icyo gitabo cyageze muri Afurika, ndi mu bagisomye, ariko ibyo ngiye kuvuga si biri muri iki gitabo. Yaravuze, aravuga ati ngo nje igihe yagiye mu Rwanda ngo atanga igice cya 90, ntaza atanga icya 10. Nimba afite ibihumbi 10 aratanga ibihumbi 9 asigarana igihumbi. Nimba afite 1000 aratanga 90 asigarana 10, aratanga 900 asigarana 100. So rero iwe naho ngaho ari yaravuze ngo ibingibi mwamurya byose nibiva, nukuvuga ngo ibimbeshanjewe ni 10, irindi 90 n'igima. Ayo ni amahitamo. Uko niko yahisemo, uko niko yumvise muri we. Ayo mafaranga niyo aza akoresha ibiterane, azajamo ayo mafaranga, agenda akora imirimo myinshi. Ayo mafaranga agera ku bakene, ayo mafaranga kuko atayisa yiwe. Rero nitwumve ibintu byose bigomba kuba ibyacu, ntubwire icyo uhiga mu mutima wawe. Nuko ugomba kugambira mu mutima wawe, kavuga nzozi nkora ngenze ncyo, nzozi ngenza ncyo, uyobowe n'umwuka, uyobowe n'Imana, cyangwa se usenga Imana igwishurire. Ariko twige gutanga, tuzagira igihe dutanga kuko bikwiriye, nubwo bitubabaza, ariko tumenyerezwe nabyo. bizivuga ngo nta gihano kinezeza ukigihano, cyangwa se ukigihabwa. Nta tegeko rinezeza ukirihabwa, nta gihano ariko ngo iyo umenyerejwe nacyo, ni ukuvuga ngo birakunezeza, bikuviramo umunezero. So abantu rero bafite ubwoba bwo gutanga ni abantu batamenyereye gutanga. Ariko umuntu umenyereye gutanga, yumva n'ibyo afite byose n'ayasigaranye, akumva ubwo nta kantu yakeneyeho, kumva aho yarekura mu kintu kiri ngombwa. Ukemura abantu ubukene, ukemura mu itorero ubukene, mu bashumba, hehe na hehe. Uko umwuka agenda guhishura nuko ugenda ubona nawe ubwawe. Reka ntange n'aka kagero, wenda icyo cya 10 abantu barashaka kukibazaho, tuhora ugitanga. Hari igihe kimwe nari ngiye kugitanga, noneho hari umuntu wansabye ifaranga, avuga ko afite ikibazo. Yari avuye hano muri Amerika, yagiye muri Afurika gukora ubukwe, noneho aravuga ngo afite akabazo. Arakambwira, ntiyavuga ko ariko mbese ambwira ko afite akabazo pe. Noneho nta faranga nari mfite, ndamuhakanira, ariko nkaba mfite icya 10 ngiye kujana mu rusengero. Noneho umutima urambwira ngo fataho aya, mbese umwuka arayambwira yo ngomba gufatamo muri ayo ngayo nyamwoherereza. Ni ukuvuga ngo nafashe ndango nafashe ayo yansabye, umutima ndango wambwiye ngo okay, ayo yansabye niyo nafashemo, kandi hasigara ayandi ndayamuhereza. Ibyo ni ukuri. So noneho umutima kuki umbwiye unaniye kuyatanga mu rusengero, ahubwo ukambwira kuyaha uriya muntu ufite ikibazo, uriya muntu watakiye. So iyo nza kuyagira atari icya 10 nari kuba nayamuhaye, ariko muri hano mu cya 10 ati ikibazo afite, yewe ugiye gutanga wenda hariya, wenda Imana izaha ari buje, wenda yoba yagiye muri saving, yego azatugira akamaro ejo, ariko hari kino gikemurire. Wenda Imana yo nabikora gutyo, wenda ishaka ko uriya muntu anzi kumuvuga ubutumwa k'umukozi w'Imana, wenda yari guhinyura ubutumwa bwayo muri jewe, wenda akavuga ngo ni ukuri yayanyi, umukozi w'Imana yanyi, naka yayanyi, wenda akagenda tiwomenya icyari mu mutima wawe, cyangwa se Imana ari ikibazo yumva yo mukemurira ubwayo, kandi ari jewe yaganye, Imana ikanyuramo yewe yatange. Sinzi impamvu Imana ibikorera ubutumwa bwiza n'abo turi bo muri kino kiwanja dukiniramo. Ariko sinovuga ngo rero ngo umuntu ngo atanga aya ngaya, ariko tugomba kuba abantu batanga, kandi tugatanga hose. Icyo cya 10 sinakiretse, kandi sisi tugomba kureka gufasha.
murakoze cyane. Murakoze. Hari ikindi kibazo wenda nari mfite kuri icyo cya cumi. Benshi bavuga ko icya cumi kigomba kujya umushumba, kitagomba ndetse kuvangwa n'andi maturo asanzwe, kigomba kuba ari umushumba. Ese niko bimeze? Icya cumi ni icy'umushumba, amaturo asanzwe n'ayo gukemura ibibazo by'itorero? Abo ni abantu, kurya abantu nabo baza batekereza. Wenda sinzi ko nari nabona umushumba cyane mu bwoko bwacu bicaje bakamubwira ati tuzatuguha ahagije, nimba wakoreraga aya ngaya, wakoraga imirimo wihagarike, twebwe twiyemeje kuguha iby'umubiri kuko nawe duha iby'umwuka. aba bari abagabo. Ariko nuko ikibazo nyine kijya kandi bakanakora. Ikiza kibabaza abantu nzi ni ukuvuga ngo wa muntu afite ifaranga, wa muntu afite imodoka nziza, wa muntu cyangwa se abeshejweho n'amaturo, wenda ayandi bundi bwoko usanga babeshejweho nyine kubera batanga ayo moko, ugasanga babeshejweho n'icyo cya cumi, bakagikuramo imodoka nziza, nta mukristo we darayivinga, wenda ubukene buruzuye mu rusengero, bakaguramo amazu meza, bakigishirizamo abana. Ni kuri aho si amafaranga yakagombye kubasha, namukenura iwe ubukene bwiwe afite, ariko samugira umukire, samugira umutunzi, siko birivuga. N'ibyo akeneye bikemurwa, bareba bakavuga ngo twebwe nk'ababitsi b'inani, pasiteri akeneye iki, pasiteri akeneye iki ngiki, abakora imirimo yo mu nzu y'Imana bafite ubukene kubera bakora ino mirimo ibabuza gukora. Rero bagahurirana n'ubukene kubera ko abantu bagomba kuba bakora mu nzu y'Imana bagahurirana n'ubukene. Kubera iki? Tugomba kureba ubwo bukene bafite tukabakemurira. Ariko amafaranga tubaha sabazamura, sabagira ibihangange, sabagira ibitangaza, kandi bagomba kuyasabira kugira ngo bakenure irari ryabo, mbese babashe guhaza irari ryabo. Bagende mu ndege, bagura indege, baguramo uko nguko. Uzi imitwaro, uzi ko hari ababuraye cyangwa se abatagize, tuzi ko hari imfubyi zitaja ku ishuri, uzi ko hari abapfakazi baburaye, abadashoboye gukora, turabazi. Rero ibyo ngibyo Imana natwe iyo bigayira abashumba. Rero sinavuga ngo icya cumi ngo ni icy'abashumba, ngo nta maturo, ngo nayo rusengero. Icyo cya cumi wenda amaturo nimba bayatanga, kurabona mbese icyo gusa bagomba gukora ni ukumukenurira ubukene afite. Ariko simvuze ngo aya ngaya ngo nayuyu, niko nje ku giti cyanjye, siko mvuze. Kandi Pawulo nawe twamufataho urugero yuko ibyo atabikoresheje. Pawulo wenyine yakoresheje ikintu k'icyo ngicyo kugira ngo atabera inkomyi ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu abantu bari gusohoka mu masengero kubera abashumba bashaka ko babakorera ibyo bifuza, mu gihe bagakoze iby'Imana yifuza n'ubutumwa bwiza bwifuza. Murakoze cyane. Dusoza kubwo amasaha ndi kubona yagiye. Sinzi Fisito niba hari ikindi kibazo yaba afite kugira ngo tuze kubaza ikibazo kimwe dusoza. Fisito niba twumva. Ndabona nkaho atari ku murongo. Ikibazo kindi nari mfite dusoza, hari benshi nyine kuko waruvuze, hari umusore umwe watanzeho urugero, pasiteri yavuze ngo nibatange amafaranga ngo kugira ngo ayarye. Hari benshi koko usanga bakurikirana amafaranga, batanga amaturo, ariko ugasanga bakurikirana amafaranga, ese amafaranga akora iki, amafaranga muba mwayakoresheje iki, bakurikirana nk'ibyo benshi, ndetse bagahitamo kuvuga ngo amafaranga akoreshwa nabi dutanga, bagahitamo wenda kuvuga ngo bazaza bafasha abantu ku ruhande, abakene ku ruhande, aho kugira ngo aze ayatange mu rusengero, ahubwo ngo azaze agenda ayafashisha abandi, abakene, abatishoboye bose agenda abafasha.
ese abo bantu bo babwira iki? so twasomye ahantu habiri dusoma gukenura ubukene bw'abatishoboye, bw'abakene, bw'abafite ibidahagije. So tureba n'abakora imirimo yo mu rusengero ko nabo tugomba kubatunga. Rero ntibazadushiraho itegeko, ntibazagukubita niwanga gutanga, so ariko byagakwiriye no kubisaba babisaba nuko babona ko babikeneye bibakwiriye, bareka gukora imirimo yabo bagakoze kugira ngo bategure, ntibakore utuzi nk'uko ukora kugira ngo bategure, yewe bakagombye n'utwo tuzi kuba batadukora ari twebwe tuba tubitaho. Ariko kuko tutarayishura ibicu, kuko tutarabyemeza kubikora, tukumva noneho akarusho, reka niko kuvuga ngo tubahenmure, si ijambo nubwira, mbese niko kuvuga reka tubereke, reka bakome, ari ijambo nashaka gukoresha. Noneho tugire gute? Twebwe tuba tuyajana hanze, ariko tuze gusenga, tuze kumva ijambo, badutegurire, dutegere amakorali, dutegere ijambo. Urusengero ntacyo bitubwiye ngo rwishyuwe gute. Niba bavuga ngo dutange, tugure intebe, atumva kandi intebe uko nguko nawe mu nzu yawe uzuhindura, ariko umushumba aza arinda kubireba abone ko intebe zimeze nabi zikeneye guhindurwa, ntawe uzaza ngo duhindure intebe, no, kuko witaye mu nzu iwawe n'ab'iwawe. So ariko ibyo abavuga nibyo ababwiye, twitange tugure ibi ngibi, ni mwebwe mubikoresha, kandi nimba utaririmba, nimba utabikoresha, ariko nibyo bituma wumva kandi bizakugeza mu bwami bw'Imana. Ni aho ngaho tugomba kugama kandi dushishikariza n'abantu kuza baterana. Hari umugabo umwe ngo yamenye ngo ubutumwa bwiza, ngo ntaje guterana ngo n'abandi, yari umuyumbi, yari umuntu usenga, yari umuntu wavuga ubutumwa bwiza, nkarira ngaje gusaba Imana ingire nkawe, ariko amagenda yiga teoloji, igenda imukubita hasi, gusenga bikubita hasi, abigira ubusa, guterana n'abantu abigira ubusa, uwo muntu aragenda mu mwuka arashira. Akumva yatubwiye ijambo, aratubwira ngo nasanze ko nashakaga Imana, ariko ubutumwa nigishijwe nuko Imana ari igomba kunshaka. None ntiyakubonye, ntiyagukuye mu byaha, wakijijwe atari uko yagushatse. So none ngo ashaka ngo Imana izoze imwisangira, ngo iwe ntazishaka gusa. Uwo muntu yaragiye, none ubunyene bwo ari kugarukana amarira, ngo ndifuza bwa buzima bwa mbere, ndifuza hajya hambere. None ubunyene ntiyasubiye mu byanditswe se, ntiyasubiye ku gusenga, ntaza aterana. Bene data, ntitugire ikintu kidushuka, kidukura mu itorero. Nubwo wabona nk'abanebwe kuko wize amashuri menshi, uzi biriya cyane, wabigendeye ku mashuri ukabona bigisha ibitandukanye, wowe guma muri presence y'Imana. Hari presence y'Imana. Rega twese turi abana, ibiki bivugwe bitagize, ariko ba mu nzu y'Imana. Ngo ntimukibagiwe guterana kuko ababyibagiwe bagize bararimbukiye mu butayu. Igihe wibagiwe guterana, uno muntu yari arimbutse. Iby'umwuka reka da, uzingana umwuka utuneze, ukuzugera mu rusengero baririmba tumva ufashijwe, ariko igihe uzumva bariya ntacyo bazi, ubareba nkaho hari icyo ubarusha, wibwira ko hari icyo zibiri zivuga ngo ubu ngubu ntacyo abazi, ariko niwumva ko nje kunguka, nje kwakira, abo nibo bana bifuza ko babatumira bavuge, kuko nibo bumva ko basobanukiwe. uko nguko ibyo uzi ni ubusa, kuko wasobanukiwe. Pawulo wenyine ntawe wari warasobanukiwe kumurusha, ariko waravuze ngo uze ushira mugenzi wawe imbere, uze ku mwanya wa nyuma. Aho ngaho nubatega amatwi, ubashira imbere, uziga ikintu. No guca bugufi konyine, kwiga guca bugufi, kumva hari ahantu utakindi ukeneye kuhigira, no guca bugufi. Uko naho uri kwiga, uzahagende naho wiga mu mashuri yo guca bugufi no kumva Imana. So rero ikibazo ndango sinzi tugarutseho, navuze byinshi, waruvuze ngo ku bantu bavuga ati baza bayarya, reka mbese mpindure nyahe bari abantu. Ni ukuri ibyo si byo. Umurimo w'Imana ugomba gusapotingwa, mugirire bose neza cyane abo mu nzu y'Imana, kuko ayo mafaranga waba ushyira mu rusengero aragera muri bari abakene bo mu rusengero.
aragera mu bikenewe kwishurwa mu rusengero kugira ngo mukomeze muterane. Tiduhangayikishe pasiteri arara ari kudusengera nimba yongere kandi arara ari gutekereza icyo yishyura urusengero, agenda akora utuzi tubiri kugira yishyure urusengero. Benshi twarabibarekeye, agenda amenya uko yishyurwa kandi dukora ko si Imana izaza ihumugisha utuzi twacu, ubuntu twumvise ngo izaduhereza kuko bugomba kuza kuri wowe. Kurabona uba ukwiriye koko, kurabona uhagaze mu mwanya wakagombye kuba uhagazemo, ari mu rusengero, ari hanze, ari mu muryango n'ahandi hose. Nibavuga abakeneye twe, nibavuga iby'urusengero bigomba kuba twebwe ahantu hose, kandi mu nzu y'Imana cyane cyane ntihagire ikintu kigawa. Umuntu baza bagenda bakiga, batangira gukora ifaranga, batangira kugira amashuri yo hejuru, igihe bagafashije urusengero bakavamo. Ubu nyine urusengero impamvu bazavuga ngo abakristo ni abakene, ni uko abakagombye kurubamo basohotse, abakagombye kurushigikira barasohotse, bihita abo hanze rero bakazatumwa ngo dore ababa muri iyi ni abakene. Nawe wakagombye kuba uri muri iyi, uko ubayemo wokwita kandi ko ari ubw'abakene. Uko bano bakire bumvishe ko basubira, uza usanga baranasengaga baraterana, ariko kuko bakize, kuko bagize ubwenge, ubumenyi bwa hano hanze ku isi, bakumva ko babaye ibitangaza. Ariko ubwenge bw'Imana buraruta ubwo bwenge, ubwo ni ubupfu. Subira mu rusengero rw'Imana, nabo basubire mu rusengero rw'Imana, urebe nimba rutabamo abakire. Namwe mwarubagamo maze kumva mutunze ati twebwe turabuhanze, turabuhanze, rusigaramo abakene gusa, bajya babashakisha, bajya babasenga. Nawe ngwino usenge, garuka. Murakoze cyane. Yego, murakoze cyane. Reka dusoreze ahangaha, tuzongera tugaruke kandi tuvuga ku bindi birambuye, cyane cyane ko kubw'amasaha, ariko nari kubaza ku bijyanye n'izi nyigisho ziriho ubu ngubu z'ubuntu, ariko reka tugishire mu biganiro by'ubutaha. Rero turagushimiye Bwana Alex ku bisobanuro ubashe gusobanura ku bijyanye no gutanga ndetse n'icya cumi. Turagushimiye cyane, ndetse dushimiye n'ababashe kudukurikira. Rero tubasaba no kugira ngo mukomantinge, mutubwire, wenda mutwungure ibitekerezo, ndetse mutwereke ko munadukurikiye. Rero turabashimiye mwese abakunzi ba Importance Leadership. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao. Good job, good job, good job. Ukaduha umwanya wo gusenga rero. Dusenga dusoza. Ariko nawe mfite kubaza ikibazo, ndabisana, reka tukamenya tuzaganira ikindi gihe, tuzakomeza ibiganiro. Ngiye gukupa rero. Reka dusenge. Akamba atanga uwo mwanya, reka arangiriza dusengera, asabira abantu bose. Mvuge noneho atanga umwanya. Araza kukumbira. Araza kubishiraho office. Rero dusoza, reka dusabe kugira ngo wacu adusabire ku Mana dusoza ikiganiro cyacu. Urakoze cyane. Important leadership, importance leadership. Imana ibaho umugisha kutugira iki cyizere cyo kudutumira, si uko dufite inararibonye muri ibi ngibi, ahubwo ko umwuka w'Imana yagiye atuyobora. Tugomba kuzirikana icyo umwami wacu yatubwiye, n'ibyo aduhishurira. Kurya ni ugukomeza guhishurirwa, nta kindi cyadufasha muri ibi byose. Twibazaho, umenye ko nta kintu wotekereza ngo urenze gutekereza kw'Imana, keretse icyo ikongoreye ukacumvira. Icyo nicyo cyogufasha cyonyine. Naho ibi ngibi byo kudibetinga ni ukuri tikubibonera igisubizo, ariko twegere umwami Yesu aduhishurire. Icyo aguhishurira nicyo ugomba kubwira abandi, icyo umwami yaguhishuriye. Reka dusenge dushimira umwami Yesu ubanye natwe muri ibi biganiro. Namwe tubashimiye mwabashije
kudukurikira, kandi turabasaba gukora subscribe, share, comment. Murakoze. Reka dusenge Imana. Father, we thank you, Jesus. Niwe dukeneye mwami, niwe databuja, niwe byose dukeneye, niwe mpano iva mu ijuru, ngo itunganye rwose, nziza, iboneye, ngo kuko nta kiva ku Mana kibi kibaho, kiba kiboneye, gitunganye. Turashima Mana ko tubaye ku bwawe, ko dufite ubuzima bwawe, ugomba gukora byose, imirimo yose myiza, ahantu hose tugomba kugira imirimo myiza, mu bintu byose, mu byo gutanga, mu gusenga, mu gufunga, mu gusoma ijambo, mu imirimo yose iyo dukora mu tuzi Mana, ahantu hose. Ni ukuri tugomba kugaragaza imirimo myiza, tugomba gukora neza, tugomba kuba urugero muri byose. Udufashe Mwami, ni kubw'izina rya Yesu. Uwo umugisha bategereye, abumvise amagambo bagire neza. Mana, ukomeze kuduhishurira Umwami Yesu n'ibyo ubwami, n'ibyo tugomba gukora, n'imirimo myiza ukomeze kuyidukoreramo Mwami, kugeza igihe cy'Umwami wacu Yesu Kristo cyo kugaruka kw'Imana. Ni kubw'izina rya Yesu. Amen. Amen.